niba buri kintu cyose gifite intangiriro, ninde waremye Imana? Niba Imana itararemwe yaturutse he? Iki kibazo cyahagaritse imitima y'abantu benshi kurusha uko ubuhakanyi bwabikora. Kiza bucece mu bitekerezo by'ijoro, kikicara mu mfuruka y'ibiganiro byose bijyanye no kwizera. Kandi kuri benshi ni ikibazo batinya kubaza mu ijwi riranguruye, kuko niba buri kintu gifite intangiriro, ntibivuga ko n'Imana igomba kugira iyayo. Yari hebereye intangiriro. Ninde wayiremye? Niki cyabayeho mbere y'uko Imana ibaho ubundi? Niba nta wayiremye bishoboka bite? Reka mbivuge hakiri kare. Iyi si inkuru y'ibisubizo byoroheje cyangwa amagambo asanzwe ya kidini. Ibi ni ibyo umuntu utekereza, ushaka gusobanukirwa, wizeye ariko ushaka kumenya impamvu, ndetse n'uwamaranye imyaka myinshi n'Imana. Iki kibazo kigira icyo gikora mu mutima we, kuko ntidushaka kumenya gusa kwibaho, dushaka no kumenya uko ibaho. Ariko mbere yo gukomeza, reka ngutera akanyamuneza. Ntiwegereze iki kibazo umutima wiyumva nk'umuntu ushobora gusobanukirwa byose. Wegera iki kibazo wiyumva nk'umwana utangazwa n'ibyo atazi, kuko igihe cyose ugerageje kugabanya Imana ngo ijye mu gipimo cy'ubwenge bwawe, uba utagikomoza ku Mana nyakuri. Ntabwo uva hano amayobera yose akemutse, ariko urahavufite ikindi kintu kinini kurushaho, icyubahiro cyimbitse n'icyizere gikomeye, aho uri hanze y'igihe, hanze y'ibintu bifatika, ndetse no hanze y'ibisobanuro bisanzwe. Inkomoko official niho honyine wakumva inkomoko y'ibi bintu. Mbahaye ikaze. Noneho reka dutangire nako, reka tujye mbere y'intangiriro. Reka tubanze ikibazo benshi batinya. Ninde waremye Imana? Kandi niki cyari gihari mbere yuko hari ikintu na kimwe kibaho? Aha turaza kwifashisha ingingo zigera ku 8. Iya mbere, ikibazo ubwenge bw'umuntu budashobora gufata. Reka dusobanukirwe. Iki kibazo gisenya uburyo ubwonko bw'umuntu bukora. Ninde waremye Imana? Bisa nk'ikibazo gifite ishingiro, ariko gishingiye ku myumvire itariyo ko buri kintu kigomba kugira intangiriro. Twebwe tubaho mu gihe, tubara ubuzima mu masegonda, mu minsi, mu myaka. Turavuka, tugakura, tugapfa, ibintu byose tubona bigiraho bitangirira. Niyo mpamvu dutekereza ko n'Imana igomba kuba yaratangiriye ahantu runaka. Ariko ikibazo ni iki? Urimo gukoresha ubwonko bugarukira ku gihe kugira ngo usobanukirwe ikiremwa kitagira igihe. Ni nk'uko wabaza uti ibara ry'ubururu rihumura rite? Ni icyiciro kitari cyo. Imana ntibaho mu gihe, igihe kibaho kubera Imana. Muri Ecclesiastes igice cya 3:11 cyangwa ibyanditswe by'abahanuzi mu isezerano rya kera, handitswe ko Imana yashyize iteka ryose mu mutima w'umuntu. Ibi bivuze ko nubwo ubwenge bwacu buboshywe n'igihe, roho zacu zikangurwa n'iteka, tuzi ko hari ikirenze ibyo tubona. Twumva uburemere bw'ikintu kitigeze gitangira kandi kitazigira kirangira. Ariko iyo tugerageje kubisobanura, tugera ku rukuta, kubera ko ururimi rwacu rufite aho rugarukira. Turimo kugerageza gusobanura Imana iteka ryose dukoresheje amagambo aremewe ibintu by'igihe gito. Ikibazo nyakuri si ninde waremye Imana, ahubwo ni kuki twibwira ko Imana igomba kuremwa. Buri kintu cyaremwe gikenera impamvu, ariko Imana ntiyigeze iremwa, ntiri mu cyiciro kimwe n'ibindi bintu. Siyo domino ya mbere, niyo yakoze ameza domino ziriho. Mbere yuko habaho igihe, mbere yuko habaho umwanya, mbere yuko habaho impamvu n'ingaruka, hari Imana. Kandi igihe Mose yayibazaga izina ryayo muri Exodus igice cya 3:14 cyangwa se isohoka ry'Abisiraheli, ntiyavuze iti nariho cyangwa nzabaho, yaravuze iti ndiho. Bisobanura nahozeho, nzahora ndiho, nahozeho, nzahora ndiho. Sindangizwa no kuba ndi. Niba ubwonko bwawe wumva buzunguruka, ni ibisanzwe, ntabwo uri umunyantege nke. Uri ku nkombe y'iteka, ugerageza kureba mu bwenge bw'uwabiremye, kandi aho niho ukwiriye kuba. Ingingo ya 3, Imana nta ntangiriro ifite, kandi niho ingingo iri. Reka tubivuge tweruye, Imana nta ntangiriro ifite. Si kera cyane, si imbere y'ibihe by'inyamaswa za kera, si imbere ya Big Bang. Oya, ntiyigeze itangira. Muri Zaburi igice cya 90:2 handitswe ngo imisozi itaravuka, isi n'ijuru bitararemwa, uhereye iteka ryose ukageza iteka ryose, uri Imana. Si wabaye Imana, si wahindutse Imana, ahubwo uri Imana buri gihe. Ibi bisenya amategeko yose ubwonko bwawe busanzwe buzi, kandi nibyo bigamije. Buri kintu wigeze ukoraho, wigeze ukunda cyangwa wigeze utinya, kigeze kugira intangiriro. Icyangombwa cyawe cy'amavuko gifite itariki. Inyenyeri zo mu kirere zifite aho zatangiriye. N'isi ubwayo ifite umwanya wa mbere yabayeho. Ariko Imana si uko bimeze. Wowe wararemwe, isi yararemwe, igihe cyararemwe, ibintu bifatika byararemwe, abamarayika bararemwe, na Satani yemwe yararemwe. Ariko Imana si icyaremwe, ni umuremyi ahubwo. Ikibazo ninde waremye Imana gifite ishingiro gusa iyo ushyize Imana mu cyiciro kimwe n'ibyaremwe. Ubwo uba wirengagije ko atari hiri. Kubaza ninde waremye Imana ni nko kubaza ngo niki kiri haruguru y'amajyaruguru. Nta kindi kiri haruguru yayo, kuko ariyo herezo ry'amajyaruguru. Kandi Imana ni herezo ry'ubuzima n'ukubaho. Nicyo abahanga mu bya teolojiya bita ikiremwa gikenewe byanze bikunze. Icyo kubaho kwacyo kudaterwa n'ikindi, ahubwo ibindi byose bigaterwa nacyo. Niyo yonyine ibaho ku buryo itagomba gushingira ku kindi kintu icyo ari cyo cyose ngo kibeho. Ibindi byose bibaho kuko hari ikindi kibitera kubaho. Wowe ukeneye umwuka, izuba rikeneye ibicanwa, utunyangingo dukeneye amategeko atuma tugumana hamwe. Ariko Imana ntikeneye na kimwe.
Mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa 3 haravuga ngo kubwo kwizera niko tumenya yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana kugira ngo ibiboneka bitaremwa mu byari bisanzwe biboneka. Mu yandi magambo, Imana ntiyubatse isanzure ikoresheje ibice byari bihari, yaravuze gusa maze ribaho. Reka mbivuge mu buryo butaziguye, iyi Imana iza kugira uwayiremye, uwo wayiremye niwe uba ari Imana. Icyo gihe ikiganiro cyacu kiba gitandukanye cyane, ariko nta yindi Imana yabayeho mbere yayo. Niyo ntandaro ya byose, niyo ntangiriro itaterwaga n'indi ntangiriro, niyo itaratewe n'indi mpamvu. Niba ibyo bigoye kubyumva ni byiza, kuko iyi Imana yawe ijya mu mutwe wawe neza. Ntubusenga Imana nyakuri, ubusenga igishushanyo wihimbiye mu ishusho yawe. Ntugerageze kugabanya Imana iteka ryose ngo uyigire agace gato mu gisubizo cy'ikirenga. Uyiramye ukwiri, yahozeho iteka, iriho iteka kandi izahoraho iteka. Ingingo ya 3, n'igihe ubwacyo cyagize intangiriro, ariko Imana yari ikirenze. Reka duhindure ikibazo. Twakomeje kubaza ngo ninde waremye Imana, ariko ikibazo kurushaho kuba cyiza ni iki: ninde waremye igihe? Mu ntangiriro igice cya 1 ku murongo wa 1 ntihavuga gusa ko Imana yaremye ijuru n'isi, ritangirira kuri aya amagambo agira ati mu ntangiriro. Iryo jambo mu ntangiriro rifite icyo risobanura gusa iyo igihe ubwacyo cyaremye. Nta ntangiriro yabaho igihe kitariho. Ibivuze ko Imana yari isanzwe iriho mbere yuko igihe gitangira. Ntiyinjiye mu gihe, igihe nicyo cyinjiye mu byo yaremye. Ibyo bivuze ko Imana itambara isaha, ntitinda, ntigerayo kare, ntisaza, ntiyihutira ibintu, ntijya yiga uko ibintu bigenda buhoro buhoro. Iri mu byo abahanga mu by'iyobokamana bita ubwiteka buhoraho. Imana ntinyura mu gihe, igihe nicyo kinyura mu Mana. Ibyahishuwe igice cya 1 ku murongo wa 8 havuga ngo nijye Alfa na Omega, nijye tangiriro n'iherezo, nijye ushobora byose. Ni intangiriro n'iherezo icyarimwe. Niyo mpamvu ishobora gutanga amasezerano areba ejo hazaza, ikavuga ukuri mu buzima bwawe bw'ubu, kandi igakiza ibikomere by'ahashize. Iraho uzagera ejo, itegereje aho uzahurira nayo. Ikibazo utarahura nacyo, iyo yamaze kubona uko kizagenda. Icyemezo ugira impungenge zo gufata, iyo yamaze kugishyiriraho inzira. Intambara itaratangira, iyo yamaze gutangaza intsinzi. Yesaya igice cya 46 ku murongo wa 10 haravuga ngo menyesha iherezo uhereye mu ntangiriro, mbwira ibizaza nkiri kera. Imana ntikeneye gukeka, irabizi. Iri hejuru y'umurongo w'amateka y'abantu, nk'umushushanyi ureba igishushanyo cye ari hejuru yacyo. Iyo ibona ishusho yose, wowe ubona gusa agace k'ikarita. Wowe urabaza uti ibi bijyahe? Yo ikagusubiza iti narabisoje. Niyo mpamvu kuyizera atari urusimbi, nibwo buryo bwonyine butekanye. Iyo umutima wawe ubajije uti kuki Imana itinze, wibuka ko itatinze, ni wowe uri kurebera ibintu imbere mu isaha. Ingingo ya 4, mbere yo kurema Imana yakoraga iki? Mbere yuko isanzure ribaho, mbere yuko umucyo utandukanywa n'umwijima, mbere yuko abamarayika baririmba, mbere yuko igihe gitangira, Imana yakoraga iki? Ese yari irambiwe? Ese yari yonyine? Ese yazengurukaga mu ijuru itekereza ikizakora? Oya rwose, Imana ntiyari itegereje ko hagira ikintu kiba. Ntiyari ikeneye inshuti cyangwa kwemezwa n'undi. Ntiyari ibuze ikintu na kimwe, kuko mbere yuko kurema kubaho, Imana yari yuzuye mu buryo bwuzuye. Yohana igice cya 17 ku murongo wa 24 iduha akanya gato ko kubyitegereza. Yesu asenga se yaravuze ati wankunze isi itararemwa. Mbere yuko ikintu na kimwe kibaho hari urukundo. Si urukundo rusanzwe ruvugwa mu magambo gusa, ahubwo ni umubano. Se, Mwana na Mwuka Wera bari mu bumwe butunganye kandi buhoraho. Nta mvururu, nta kutumvikana, nta bukene, ahubwo hari ikuzo, ubweranda n'urukundo rutagira iherezo, rutemba impande zose. None se niba Imana yari yuzuye, kuki yaremye? Igisubizo ni cyiza cyane. Kurema ntikwabereye inyungu z'Imana, byari kubw'inyungu zacu. Ntiyaremye kugira ngo yuzuze icyuho runaka, yaremye kugira ngo isangize abandi ikuzo ryayo. Byari isesekara ry'urukundo, si inshingano. Uko niko urukundo rukora, rusesekara. Imana yaremye ijuru n'isi atari uko yari bikeneye, ahubwo kuko kamere yayo ari ugutanga, kwigaragaza no kwihishura. Abefeso igice cya 1 ku murongo wa 4 havuga ko yadutoranyije muri yo isi itararema. Ibyo bivuze ko Imana itatekerezaga ku nyenyeri n'amategeko akurura ibintu, yagutekerezagaho mbere y'uko utunyangingo twawe tubaho. Ntiyateguye kurema gusa, yateguye no gucungura, yateguye inkuru y'ubuzima bwawe, yateguye buri mwuka uzahumeka. Ntiwabaye icyitegererezo cyaje nyuma, wanditswe mu iteka mbere y'uko igihe gitangira. Igihe uzumva uri muto wibagiranye cyangwa usa naho utagira umumaro, uzibuka ibi: mbere yuko kurema gutangira, Imana yari isanzwe gukunda, igutegurira kandi iguteganyiriza. Ingingo ya 5, kuki kuba Imana itararemwe bihindura byose? Reka tubishyire mu buzima busanzwe. Ushobora kuba utekereza uti ni byiza, Imana ntiyaremye, niyiteka, none se bigira izihe ngaruka kuri twebwe? Ndakubwira, bihindura byose. Iyo Imana iza kugira intangiriro, ibishobora kugira iherezo. Iyo iza kuba yararemwe, ibishobora gutsindwa. Iyo iza kuba yaraje kubaho, ishobora no guhagarika kubaho, ariko siko biri, kandi ntizigera ihagarika kubaho. Maraki igice cya 3 ku murongo wa 6 haravuga ngo ninjye Uwiteka, simpinduka. Ibisa amagambo y'inyigisho gusa, ni urufatiro rw'ubuzima. Iyo ibintu byose bihindagurika, abantu bakakuvaho, ubuzima bugacogora, amafaranga agashira, Imana yo ntihinduka.
ntiri kwihindura, ntiri kwiga ibishya, ntiri kwiteza imbere, ntiri guhuza n'umuco cyangwa kwiruka inyuma y'ikoranabuhanga. Ni ya yindi ejo, uyu munsi n'iteka ryose. Ibi kandi tubisanga mu Baheburayo igice cya 13 ku murongo wa 8. Ukeneye Imana nk'iyo, kuko iyo Mana idahindagurika bitewe n'ibihe, ejo ishobora kugukunda gake, ishobora kwisubiraho ku masezerano yayo, ishobora guhagarika ubuntu kubera ikosa ryawe riheruka. Ariko iyo Mana turi kuvuga hano si uko imeze. Imana itararemwe ntigendera ku marangamutima, ntigira ubwoba, ntikeneye kuyemeza, ntizigere gutererana igihe wakoze ikosa. Kamere yayo ishingiye ku iteka, si ku byiyumvo bihindagurika. Iyo ivuze iti sinzagusiga kandi sinzagutererana, si interuro nziza gusa, ni isezerano ridashidikanywaho. Ushobora kuyiringira kuko idatekereza amahitamo, ushobora kuyishingikirizaho kuko itazagwa, ushobora kuyikurikira kuko itajya mu mwijima, ihora imurika. Imimerere yawe ni igihe gito, ubwoba bwawe ni ubw'igihe gito, n'isi ni igihe gito, ariko Imana ifashe byose ni iy'iteka, itararemwe, idahungabana, idatsindwa, kandi yiyemeje kugumana nawe iteka ryose. Ibyo bihindura byose. Ibyahishuwe mu gice cya 4 ku murongo wa 8 havuga neza hati iyahozeho iriho kandi izahoraho. Ibi si ubusizi gusa, ni ukuri. Yariho, iriho, izabaho. Imana ifata ibipimo byose by'igihe, atari nk'umugezi unyura muri byo, ahubwo nk'umwanditsi wabyo. Igihe wari warasenyutse mu myaka 5 ishize yari ihari, igihe uri kurira wenyine ubu iri hano, igihe utinya ibizaza yo yamaze kuhagera. Ibi nibihosha ubwoba bwawe. Imana yariho, yamaze kuguharira ibyahise. Imana iriho igufasha muri iki gihe. Imana izaza yamaze gukora mu hazaza hawe. Yesu ubwe yavuze muri Yohana igice cya 8 ku murongo wa 58 ati mbere yuko Aburahamu avuka ndiho. Ntiyavuze ati nariho, yavuze ati ndiho. Bivuze igihe cy'ubu, buri gihe ariho, buri gihe ni Imana. Twebwe dufungiye mu gihe, dushyizwe mu masegonda, tugengwa n'iminota, tugira aho tugera ku masaha, ariko Imana iri hanze y'isaha. Niyahise itagira kwibagirwa, niyo itagira kurangara, niyo hazaza itagira gushidikanya, niyo hahise itagira kwibagirwa. Niyo mpamvu iyo itanze isezerano ushobora kuryizera, kuko ntiri guhanura ejo hawe, ihagaze muriho. Iyo ivuze iti ibintu byose nzabihindura byiza, si ukwifuriza gusa, ni ukuri kwamaze gushyirwaho. Iyo ivuze iti mfite imigambi myiza kuri wowe, si iyo kuguhindura nabi, ntiri kwizera ko bizagenda neza, yamaze kwandika iherezo ryabyo. Ahubwo iyo ivuze iti nzagaruka, ntiri gutegura amahirwe yo kugaruka, iri gutangaza gihamya. Iyi niyo Mana ukorera. Si Imana itegereza ibizaba, ahubwo niyo itegeka byose. Si ihindagurika, ahubwo niyo mwanditsi. Si ireba uko bizagenda, ahubwo irabizi kuko yamaze kuhagera. Yariho, iriho, izabaho. Niyo mpamvu utagomba kongera gutinya. Reka tube inyangamugayo twese, dushaka ibisubizo, dushaka gusobanukirwa buri banga, buri kibazo cy'iyobokamana, buri gitekerezo cyimbitse ku Mana, byose bigashyirwa mu gisobanuro cyuzuye kandi cyoroshye. Ariko dore ukuri, hari ibintu utigeze ugenerwa gusobanukirwa mu buryo bwuzuye. Abaroma igice cya 11 ku murongo wa 33 hatubwira ko ubwenge bw'Imana butagereranywa kandi butarondoreka. Imana si y'urujijo, ni iteka kandi itagira iherezo, kandi ntiwaremewe gushyira iteka ryose mu bwonko bw'umuntu bufite ibiro bike gusa. Hari urwego rw'ikuzo utarasogongera, ibipimo by'igihe utashobora kwinjiramo, n'isi ukuri utigeze utekereza. Kandi uzi ikindi, ni byiza. Imana ntiyagusabye kwisobanura byose, yagusabye kuyizera gusa. Ntiwaremewe kuganza amabanga, waremewe kuramya hagati muri yo. Kuba Imana itararemwe, kuba itaragize intangiriro, kuba irenga igihe n'ikirere n'ubwenge bwa muntu, ibyo bikwiye kugucisha bugufi, bikwiye kugutera gutangara, kuko iyo wari kwisobanukirwa mu buryo bwuzuye ntiba ari Imana, wari kuba ari wowe wagutse gusa, kandi ibyo byaba biteye ubwoba. Ahubwo dukorera Imana ifite ubuhangange butashyirwa mu bwenge bwa muntu. Yesaya igice cya 40 ku murongo wa 28 havuga ko ubwenge bwayo butarondoreka. Ibyo bivuze ko udakeneye gusobanukirwa byose kugira ngo ugire kwizera kudahungabana. Ukeneye kuyimenya gusa, kandi urabishoboye, kuko itari kure, ntikonje, ntihishe. Yatwigaragarije muri Yesu Kristo, yimenyekanisha binyuze muri mwuka wayo, kandi ntigutumira ngo uyisobanure, iragutumira ngo ugendane nayo. Reka rero kugerageza gukemura Imana nk'ahari agapazo, tangira kuyiramya nk'umwami. Reka amabanga yayo kujyane mu gutangara, si mu guhangayika. Reka ibicu utazi bigutera ubwuzu n'icyubahiro, si impungenge, kuko isezerano ni iri. No mu iteka ryose ntuzigera ubura ibishya byo kumenya ku bumenyi bwawe. No mu iteka ryose ntuzigera ubura ibishya byo kumenya ku muremyi wawe. Uzamara iteka wiga, ariko ntuzigera ugera ku iherezo ryayo. Kandi ibyo si ibikubangamiye, ni byiza. Uko niko Imana imeze. Ingingo ya 8. Ibi bivuze iki kuri twebwe ubu? Wumvise ibanga, wumva uburemere bw'iteka, ariko noneho igihe kirageze ngo ubaze ikibazo cy'ingenzi. Ibi byose bivuze iki kuri twebwe? Kumenya ko Imana ari y'iteka, itaremwe kandi irenga igihe, ni ikintu gikomeye. Ariko si isomo ry'inyigisho gusa, ni ubutumire. Ubutumire bwo kubaho mu buryo butandukanye, ubutumire bwo kureba ubuzima bwawe mu kindi cyerekezo. Kumenya ko atari akantu gato mu isanzure gusa, uri igihangano cy'itaremwe.
Zaburi ku gice cya 39 ku murongo wa 16 havuga ko iminsi yawe yose yanditswe mu gitabo cyayo mbere y'uko uvuka yarakubonye, mbere y'uko urira amarira ya mbere yari yamaze gutegura gucungurwa kwawe, mbere y'uko ukora icyaha umusaraba wari waratangiye gutegurwa, mbere y'uko usenga yari isanzwe uzi ibyo ukeneye. Ibyo si impanuka, ni gahunda y'Imana. Ubuzima bwawe si impanuka, ububabare bwawe si ubusa, kubaho kwawe si ukwihitirira. Imana itarigeze igira intangiriro. Imana ntiyaremye inyenyeri gusa, yaremye ubugingo bwawe. Ntiyavuze umucyo mu mwijima gusa, yanavuze intego mu hazaza hawe, kandi iyo ntego ntihinduka igihe ubuzima bugoye. Iyo imyenda yiyongera iracyari y'iteka, iyo indwara igutunguye iracyari y'iteka, iyo umubano usenyutse Imana iracyari y'iteka, kandi amasezerano yayo ntasenyuka kubera ko isi yawe yasenyutse. Ushobora kuramya Imana itarigera ihinduka, kuko ntizigera ikureka. Nuko rero ntukomeze kumara iminsi ushaka ibintu by'igihe gito. Ntukagire umutima wawe ku bantu batabasha kuwufata. Ntukubake ejo hawe ku musenyi mu gihe ishyamba ry'iteka rikubwira izina ryawe. Reka amaso yawe azamuke, reka umutima wawe uzamuke, reka n'ibyiringiro byawe. Imana iri kwandika inkuru idafite iherezo kandi uri muri yo. Nuko rero baho nk'uko biri. Umwanzuro: Imana itararemwe yaguhisemo. Tureke byose tubihuze. Wabajije uti ninde waremye Imana? Wakomeje gusuzuma iteka ry'iteka, witegereje ibanga ry'iremwa ridafite intangiriro. Ariko ubu urabizi Imana ntiyaremye, ntiva ahantu runaka, niyo nkomoko y'ibintu byose. Kandi iyo Mana itagira icyo ikeneye, itagira ikibura, ntikwerera uwo ari we wese. Yaguhisemo si uko yari igomba kubikora, si uko yari irambiwe, ahubwo kuko yakundaga wowe mbere y'uko Adamu wa mbere yigeze kubaho. Niyo mpamvu byose yabikoze. Abaroma igice cya 1 ku murongo wa 4 bavuga bati mbere y'uko haba umucyo habaye urukundo, mbere y'uko haba igihe habaye intego, mbere y'uko haba iremwa ry'ibintu ritangira. Izina ryawe ryari ryanditswe mu mutima wayo. Wenda ntuzigera usobanukirwa neza ubudashira bw'Imana, wenda ntuzigera usobanukirwa uburyo ibaho nta ntangiriro, ariko si wowe ugomba kuyisobanura kugira ngo uyizere, si wowe ugomba kuyikemura kugira ngo uyikurikire. Ukeneye gusa kuvuga ngo yego. Reka ikiganiro ngisoreza ahangaha. Uwavuga iby'Imana hazamo urujijo rwinshi n'amayobera adasanzwe. Mbibutsa ko niba ari ubwa mbere mugeze kuri uyu muyoboro wacu w'inkomoko official, ibuka gukora subscribe kugira ngo twabuke kurusha uko tumeze uyu munsi wa none. Ibiganiro nk'ibi birimo iyobokamana, ibyegeranyo bidasanzwe kandi bicukumbuye, nta handi wabisanga uretse kuri uyu muyoboro wacu. Ngende mugira abangati nk'ibisanzwe. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza muri hose mu bice bitandukanye by'isi.